amakuru yanyu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ushobora kuba wakongera kubona telefone yawe igihe wayibuze cyangwa se igihe yenda bayikwibye. Hariho n'uko ushobora kuba wayibona irimo iragenda cyangwa se nk'umuntu wayikwibye arimo arayigendana. So ntatinze rero, icyo nshaka kubanza kukwibutsa ni uko wowe muturage udafite uburenganzira bwo kwihesha ikintu cyawe bakibye. Bigusaba yuko uhamagara polisi ikaza ikabigufashamo, ariko kuba wamenya aho kiri byo ni ibintu byoroshye. Icyo nakwisabira, udateje umutekano mukeya, shaka polisi bigufashemo. Gusa reka turebere hamwe uko ushobora kuba wabona telefone yawe mobile igihe uyibuze. Niba bayikwibye, niba utazi aho uyiteretse, kuko nabyo birashoboka, ari ukuntu ushobora kugira amazinda. Ariko noneho reka ntabatindiye, reka dutangire. Uraza ukajya muri Play Store, nk'ibisanzwe, ukandikamo ngo find my device. Ni aka application gatoya, find my device. So urafata nk'aka ngaka, kuko njyewe rero ngafitemo, ndahita ngafungura. Wowe niba utagafitemo, ubwo biragusaba kukadownloadinga. Reka njye ngafungure. Uraza, kubera yuko njyewe deja nari ngafitemo, bampaye bakazanye hariho email yanjye. Ino email ni ya yindi uba warafunguye, cyangwa se ni ya yindi uba warashyize muri telefone yawe igihe wari umaze nko kuba wayigura, cyangwa se ujya gutangira nko kuyinstalamo izindi application. So ugomba kuba uyibuka rero, ukaba unanibuka na password yayo. Noneho ntanjye barimo barambwira ngo nshobora gukomereza kuri iyi email yanjye, cyangwa se nashaka nshobora gushyiramo indi email nkanze hano nko kuri send as guest. Ariko reka njye nshobora gukomereza hariya. Noneho ahangaha bahita bakubaza email yawe ya phone, bakanakubaza na password. Reka njyewe rero, kuko hano njye nashyizemo email yanjye, reka mbe nakomereza nko kuri iyi email. Ndakomeza azikatumbe. So hano barambaza, ahangaha bo barahita bambaza gushyiramo password y'iyi email. Ya email nashyizemo mfungura ino telefone. So reka nyandike. Yego, ubundi nemeze sign in. Barahita bandira ubwoko bwa telefone yanjye. Yitwa Coolpad Y83 Noneho kubera ubwo bitewe nuko njyewe ariyo mfite mu maboko yanjye, urabona munsi y'ubwoko bwa telefone yanjye handitsemo in your hand, iri mu maboko yanjye n'ubundi. Ariko nk'uko wabibonye, harahita hazamo ubwoko bw'umurongo naba ndimo gukoresha. Hahita hazamo na percentage za batiri mfitemo, cyangwa se irimo niba ubwo percentage z'umuriro urimo. Ikindi hano ushobora kuba ahangaha, ushobora kuba wareba map y'ahantu ushobora kuba wareba map y'ahantu iyo telefone uri. Njyewe ndahangaha. So ushatse wazuminga nabwo ukanamenya n'ahandi, ubwo mbese ukanamenya cyane ahantu iyo telefone yawe iri. Ngenda ahangaha sava.
noneho ushobora kuba wanayihamagara ngo mu gihe bibaye ngombwa ushobora kuba wayihamagara, uraza ugakanda hano handitse kuri play sound, urumva yuko urimo urasoma, reka noneho nyikuremo, reka mbe nakuramo ya sound. Ibingibi bya sound ushobora kubyifashisha mu gihe uzi neza yuko wenda iri aho hafi, cyangwa se nk'iyo ukeka yuko wenda wayitaye ahantu, tuvuge nko mu nzu, ushobora kuba wanayihamagara yenda. Ikindi niba hari icyo yenda wanga yuko gishobora kuza gusibwa, cyangwa se umuntu akaba yakugira mu mabanga yawe atagusabye uburenganzira, ushobora guhita uyisecuringa, cyangwa se ushobora guhita uhindura password. Ujya hano handitse ngo secure device, then bahita bakubwira ati hitamo password ushobora gushyiramo. Lock screen message, yenda reka twiyandikireho yenda amahoro, secure device. Deja urabona, reka nkwibutse ko iyo umaze kuba wayisecuringa cyangwa se umaze kuba washyiramo iriya password, ni ukuvuga ngo ihita izima. Kugira ngo umuntu uyifite abe yayatsa, bimusaba yuko iyo atari yiwe, iyo yatari yiwe, bimusaba yuko aba afite ya password, iyo password uba washyizemo. Ikindi iyo atari iyawe, kuko njye urabona hano handitsemo ngo in your hand, bivuze ngo nyifite mu biganza byanjye. Yabaga noneho ari iyindi ndimo ndashakira iri muri distance runaka, baba banyeretse ibirometero, ikindi bakaba banyeretse direction, ku buryo nshobora kwifashisha GPS nkahita nkanda direction, bakaba bambwira distance irimo, yenda tuvuge ni muri metero 100, cyangwa se mu birometero bingahe, yenda 5 cyangwa se 10 cyangwa se 100 cyangwa se 200 gutyo. Bagahita banyereka igihe bishobora kuntwara kugira ngo mbe nyigezeho. So ngira ngo rero birumvikana neza, uramutse uyishatse wayibona nanone. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Icyo usabwa, kora subscribe.